uwo mwanya n'ubundi usa nkaho wenda atari umwanya wa danje, navuga ngo ni umwanya wenda usa naho utanashimishije. Ku mwanya wa nyuma turasanga umusobanuzi bita Junior Giti. Junior Giti mu mwaka wa 2025 yakozemo season, ariko by'umwihariko reka manze shout out ku basobanuzi batari buze kugaragara muri uru rutonde. Hari abasobanuzi batari buze kugaragara, harimo umusobanuzi bita 6 uwo bita Mungeri Eric the Chief, n'uwo bita King Ice Akingenzi nawe ntari bugaragaremo, n'uwo bita Mr Rujigo. Ni amezi 8 ndetse n'ibyumweru 2, amezi 8 n'ibyumweru 2, ariko yakozemo season 2 na filime zirangira 24. Ku mwanya wa 23, ku mwanya wa 23 turasanga abasobanuzi 2 muri bya byumweru bamaze amezi 8 badakora, ndetse bakora season 3 buri muntu. Hanyuma Isavimbi akora filime zirangira 7, ndetse na Dylan Bebe akora filime zirangira 5. Abo bari ku mwanya wa 23. Fair Presentation yasibye byose hamwe, yasibye amezi 7 niyo yamaze adakora n'ibyumweru 3, ndetse akoramo season 3 na filime zirangira 36 mu mwaka wose. Ibi ndi kuvuga filime zakozwe byibuze zakabaye zarageze kuri buri disque banners. Bitavuze ko ari n'izindi bashobora kuba barakoze bene bakazibuza ku ruhande ku giti cyabo, cyangwa se zikagurwa n'abantu ku giti cyabo, ariko izi ni zagiye zibasha kunyura muri koperative, wenda abantu bakaba bazibona bazifiteho access. Uwo bita Sankrada Premier, uyu nguyu ntagira igihe akorera, akora buri munsi, ariko yakoze mu season 11, akoramo na filime zirangira 39. Hari abantu wenda bari buze gutungurwa n'ibi bintu bakavuga ati ibi bintu bimeze gute, byagenze gute, wenda wacekinga mu mashini yawe, ariko nagerageje kureba mu mashini mfite, ndetse mu byumweru mfite, reba n'abandi badidi bagera nko muri 5 nifashishije, nuko gahunda zimeze. So Sankara rero yakozemo filime 11, season 11, akoramo na filime zirangira 39, mu gihe mukuru wari we waje ku mwanya wa nyuma ari we Nida Great. Nawe igihe cyose arakora. Muri uyu mwaka wa 2025 yakozemo season 21, season 21, arangizamo season 11 ntago zarangiye, akora filime 43 zirangira. Inike Buringanire yasibye ibyumweru 3 kuva umwaka watangira, ibyumweru 3 ntago yigeze akora. Akoramo season 15, akoramo na filime zirangira 9. Umwita Inike Buringanire Ndabaga. Aza ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga uwitwa 5, yakoze season 16 na filime zirangira 54. Hari ibibazo rero ngo ku mwanya wa mbere ngo harinde. Ku mwanya wa mbere umusobanuzi hari abantu badashobora kubyizera, badashobora no kumva yuko ashobora kuba ku mwanya wa mbere mu basobanuzi bakoze cyane muri mwaka wa 2025. Ku mwanya wa mbere haraza uwitwa yakoze season 27 muri uyu mwaka wa 2025, ndetse yasibye ibyumweru 2 gusa nibwo atakoze, akoramo na filime 5 zirangira. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Season 27. Baye ikaze kuri Visit African Location nk'ibisanzwe, bicano y'abasobanuzi ndetse n'agasobanuye. Uyu munsi rero turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Turi mu mpera z'umwaka. Mu gisate cy'agasobanuye harabura iminsi 16 ngo twe dusoze umwaka. Rero mu mwaka abantu benshi baba baragiye bakora ibintu bitandukanye, baragiye bakora ibintu byiza, ariko burya biba byiza niyo tugize abo dushimira ndetse tukagira nabo tunenga.
So ni umwaka w'ibyumweru bigera muri 56, umwaka w'ibyumweru bigera muri 56, ariko ugizwe n'amezi n'ubundi 12. Hari abasobanuzi baragiye bakora ibintu bya danje tuba dukwiye gushimira. Njye mvuga yuko habaye hari n'uburyo hategurwa ama award, hari abagenda babihemberwa bitewe n'imbaraga baragiye bakoresha. So rero mbaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni Valley Plus, ubusanzwe n'umuhungu wanyu Dani. Eat, sleep and win, it's what we do. Niba bimeze neza nakubwira ngo shout, niba kandi bitanameze neza nakubwira ngo pole sana, Mungu yupo, Imana irahari. So rero nagira ngo ugire ibintu bimwe na bimwe tuganiraho, ndetse by'umwihariko tuganire ku basobanuzi bagiye bakora cyane kurusha abandi, ndetse bakagira n'ibyo bageraho. Ariko by'umwihariko reka manze mpe shout ku basobanuzi batari buze kugaragara muri uru rutonde. Hari abasobanuzi batari buze kugaragara, harimo umusobanuzi ta 6 bo bita Mungeri Eric the Chief, n'uwo bita King Ice Akingenzi nawe ntari bugaragaremo, n'uwo bita Mr Rujigo ndetse na Rumuri, Nkuba Pota n'uwo bita Yusufu ndetse na Saiga. Hari impamvu batari buze kugaragara rero muri uru rutonde rw'abasobanuzi bagera kuri 25, uvuga ngo ni top 10 y'abasobanuzi 25 bakoze kurusha abandi. Hari impamvu rero aba basobanuzi mvuze batari buze kugaragaramo. So rero nizimbiye mu magambo, reka duhere ku mwanya wa 25, ari wo mwanya navuga ngo ni umwanya wa nyuma. Umwanya wa nyuma abasobanuzi bakoze muri uyu mwaka, ariko navuga ngo ni wo mwanya n'ubundi isa nkaho wenda atari umwanya wa danje, navuga ngo ni umwanya wenda usa naho utanashimishije. Ku mwanya wa nyuma turasanga umusobanuzi bita Junior Giti. Junior Giti umwaka wa 2025 yakozemo season zigera muri 3, akoramo na filime 8 zirangira. Sinzi niba hari uwabuze season zirenze 3 Junior yakoze. Ubwo yakoze Day of Jaco, indi bita Tempest, ndetse n'indi filime yakoze ya bita Big Mouse, yari yaratangiwe n'uwo bita Perfect Nyiribisiga. So nizo season 3 yakoze muri uyu mwaka, ndetse akoramo na filime 8 zirangiza. Junior Giti ari ku mwanya wa 25, ari wo mwanya wa nyuma basobanuzi bakoze muri uyu mwaka. Ku mwanya wa 24 turasanga bita Hakimu wo mu Burundi. Uyu Hakimu wo mu Burundi yasibye cyangwa se inshuro atakoze ni amezi 8 ndetse n'ibyumweru 2. Amezi 8 n'ibyumweru 2, ariko yakozemo season 2 na filime zirangira 24. Ku mwanya wa 23, ku mwanya wa 23 turasanga abasobanuzi babiri. Hari uwitwa Dylan Bebe ndetse n'uwitwa Savimbi. Bose igihe bamaze badakora, tugereranyije muri bya byumweru bamaze amezi 8 badakora, ndetse bakora season 3 buri muntu. Hanyuma Hakimu akora filime zirangira Savimbi akora filime zirangira 7, ndetse na Dylan Bebe akora filime zirangira 5. Abo bari ku mwanya wa 23. Ku mwanya wa 22 turasanga bita Ryan Smith. Ryan Smith yasibye amezi 7, yamaze amezi 7 adakora, uteranyije hamwe nyine yamaze amezi 7 adakora, ndetse n'icyumweru kimwe. Akaba yarakozemo season 3 ndetse na filime zirangira 9. Ku mwanya wa 21 turasanga umusobanuzi bita Didier. Didier byose hamwe yasibye amezi 7, uteranyije ibyumweru ubwo ni amezi 7 yamaze adakora, n'ibyumweru 3 akoramo season 3 na filime zirangira 36. Bamwita na filime zirangira 28. Ku mwanya wa 20 turasanga umusobanuzi bita Fair Presentation. Fair Presentation yasibye byose hamwe yasibye amezi 7 yamaze adakora, n'ibyumweru 3, ndetse akoramo season 3 na filime zirangira 36 mu mwaka wose. Ku mwanya wa 19 turasanga witwa Gaheza Simba, ubagereranyije nawe
uko yakabaye akora, yasibye amezi 7 n'icyumweru kimwe, akoramo season 3 na filime zirangira 43. Ibyo bimushyira ku mwanya wa 19. Ku mwanya wa 18 turasanga umusobanuzi bita lead creator. Igihe yamaze cyose uteranyije adakora ni amezi 4 n'ibyumweru 3, season 4 ndetse na filime zirangira 19. Ku mwanya wa 17 turasanga umusobanuzi bita Yakuza Mazi Magari. Yasibye amezi 3 n'ibyumweru 2 adakora, guteranyije no kwa nyine umusobanuzi bagiye asiba icyumweru ntiyakoze, hanyuma n'ibyumweru 2 akoramo season 5 na filime zirangira 13. Ku mwanya wa 16 turasanga umusobanuzi bita Senior Kwifarashi. Senior Kwifarashi yasibye amezi 5 n'ibyumweru 2 akoramo season 5 na filime zirangira 29. Filime zirangira 29. Ibyo bituma Senior Kwifarashi aza ku mwanya wa 16. Ku mwanya wa 15 turasanga uwo bita Master P. Master P ugereranyije igihe cyose yamaze adakora, yasibye amezi 6 ndetse n'ibyumweru 3. Icyo gihe cyose yakozemo filime zigera muri season 5 na filime zirangira 31. Ibyo bikaba bimushyira ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa 14 turasanga umusobanuzi bita Cyotsi ndetse n'uwo bita Habibu Igihanganye. Bose bahuriye ku mwanya wa 14. Uyu Habibu yasibye ibyumweru 11 n'uyu Cyotsi yasibye ibyumweru 11. Basibye ukwezi. Cyotsi na Habibu basibye amezi ukwezi kumwe n'icyumweru kimwe. Bose bakoze season 6. Filime zirangira Habibu nawe yakoze Habibu yakoze filime 9 zirangira, Cyotsi akora filime 6 zirangira. Ku mwanya wa 13 turasanga bita Kapo Kirimbuzi. Kapo Kirimbuzi yasibye ibyumweru 9. Mu byumweru 9 byose ntago yakoze, akoramo season 7 ndetse akoramo na filime zirangira 27. Ku mwanya wa 12 turasanga bita The Prince Igikomangoma. The Prince Igikomangoma yasibye ibyumweru 6, ubwo ni ukwezi n'ibyumweru 2, akoramo season 8 na filime zirangira 14. Ku mwanya wa 11 turasanga bita Stephen. Uyu Stephen yasibye ibyumweru 3 adakora mu mwaka wose, akoramo season 9, akoramo na filime zirangira 29. Uyu bita Kim Rwanda aza ku mwanya wa 10, ubwo ni muri top 10. Kim Rwanda ndetse no bita Lucky Blessed Man basibye ibyumweru 5, ubwo no kuvuga ngo ni ukwezi kumwe n'icyumweru kimwe, bakoramo buri muntu akoramo season 9. Hanyuma uyu bita Kim Rwanda akoramo na filime zirangira 34. Ku mwanya wa 9 turasanga bita Chapa Rwabugiri. Uyu Chapa Rwabugiri yasibye ibyumweru 6, ubu bivuze ngo ni ukwezi n'ibyumweru 2, akoramo season 9, akoramo na filime zirangira 37. Naho ku mwanya wa 8 turasangamo umusobanuzi mushyashya nawe waje muri mwaka wa 2025 witwa Skovu. Uyu Skovu yakoze season 11, ariko bivuze ngo ni icyumweru kimwe atakoze, icyumweru kimwe cyaciyemo atakoze, akoramo kuva umwaka watangira akozemo season 11, akoramo na filime 31 zirangira. Ibi ndi kuvuga filime zakozwe byibuze zakabaye zarageze kuri buri disc banners. Bitavuze ko ari n'izindi bashobora kuba barakoze bene bakazibuza ku ruhande ku giti cyabo, cyangwa se zikagurwa n'abantu ku giti cyabo, ariko izi ni zagiye zibasha kunyura
muri koperative, wenda abantu bakaba bazibona bazifiteho access, bivuze ko ari nizo bakoze wenda abandi bantu badafiteho ama access. So rero nk'uyu Skov ashobora kuzaba zinarenga, ariko izabasha kunyura nko muri koperative ni season 11, ndetse icyumweru kimwe nicyo atigeze akora, ndetse akora na filime 31 zirangira. Ku mwanya wa karindwi turasanga uwo bita Sankara da Premier. Uyu nguyu ntagira igihe akorera, akora buri munsi, ariko yakoze mu season 11 akoramo na filime zirangira 39. Hari abantu wenda bari buze gutungurwa n'ibi bintu bakavuga ati ibi bintu bimeze gute, byagenze gute, wenda wacekinga mu mashini yawe, ariko nagerageje kureba mu mashini mfite, ndetse mu byumweru mfite, reba n'abandi badidi bagera nko muri 5 nifashishije, nuko gahunda zimeze. So Sankara rero yakozemo filime 11, season 11, akoramo na filime zirangira 39, mu gihe mukuru wari waje ku mwanya wa nyuma ari we Junior Giti, mwanya 25. Ku mwanya wa gatandatu hari abantu batari bubyizere, bumva ko ari ibintu bitashoboka cyangwa se bari butungurwe n'uyu mwanya. Ku mwanya wa gatandatu turasanga umusobanuzi bita Be The Great. Be The Great nawe igihe cyose arakora. Muri uyu mwaka wa 2025 yakozemo season 21, season 21, arangizamo season 11 ntago zarangiye, akora filime 43 zirangira. Uwo ni Be The Great. Izo ni zabashije gusakara zikagera mu bantu, ubwo nk'abazijya akorera abantu giti cyabo n'iki. Be The Great aza ku mwanya wa gatandatu, yakoze filime 21, yaza kuba zose yarazirangije. Uyu mwanya wenda ari kuba yigiye imbere gatoya, ariko yakoze filime 10 nizo zarangiye, 11 nizo zitagize gute zitarangiye. Muri uyu mwaka wose arangije akora filime zirangira 43. Ku mwanya wa gatanu turasanga umusobanuzi bita Sagamwiza. Sagamwiza yakoze season 13, yasibye ibyumweru 2 ku mwaka watangira. Filime zirangira, akora filime zirangira 5, harimo na katuni 1. Hanyuma ibyo rero bikaba byamushyize ku mwanya wa gatanu. Sagamwiza muri filime yakoze mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa kane turasanga umusobanuzi bita Inike Buringanire. Inike Buringanire yasibye ibyumweru 3 kuva umwaka watangira, ibyumweru 3 ntabwo yigeze akora. Akoramo season 15, akoramo na filime zirangira 9. Bamwita Inike Buringanire Ndabaga, aza ku mwanya wa 4 mu basobanuzi bakoze cyane muri mwaka wa 2025. Ku mwanya wa gatatu harazo bita Perfect Nyiribisiga. Perfect Nyiribisiga umwaka wose yasibyemo ibyumweru 3, akoramo season 15, harimo na Janaki yabaye nk'ishapure nano bitararangira, akoramo na filime zirangira 32. Uwo ni Perfect Nyiribisiga uri ku mwanya wa gatatu. Uribaza umwanya wa mbere hariho nde n'umwanya wa kabiri? Niba tugejeje hano tukiri kumwe, nakwitsa ko ino ari Visit African Location Valley Plus, ni yacana y'abasobanuzi ibagezaho amakuru yagasobanuye. Uru ni urutonde rw'abasobanuzi bakoze cyane muri uyu mwaka, bakwiye gushimirwa, bibaye ngombwa ko hari n'icyo bahabwa bajya guso. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Dr. Kimomo, akora iminsi yose. Muri uyu mwaka wa 2025 yakoze season 16 na filime zirangira 54. Abantu bibazaga wenda akashobora kuza ku mwanya wa mbere, ariko siko bimeze. Sinora umwanya ajeho, hari impamvu atawujeho nyine, ubwo nuko ari ubamurushije. Uyu nawe akora iminsi yose ntagiye agira cyo gukora, yakabaye ubundi yaje no ku mwanya wa mbere, ariko asuko byagenze. Hari bibaza rero ngo ku mwanya wa mbere ngo harinde. Ku mwanya wa mbere umusobanuzi hari abantu badashobora kubyizera, badashobora no kumva yuko ashobora kuba ku mwanya wa mbere mu basobanuzi bakoze cyane muri mwaka wa 2025. Ku mwanya wa mbere haraza uwitwa Bingo Kibiringanya. Uyu Bingo Kibiringanya yakoze season 27 muri uyu mwaka wa 2025, ndetse yasibye ibyumweru 2 gusa nibwo atakoze, akoramo na filime 5 zirangira.
sinzi niba muri kumva icyo kintu. Season 27 umwaka wose. Bingo Kibiringanya avuga ngo niwe musobanuzi byura, bavuga ngo umusobanuzi w'umwaka, umusobanuzi wundi wakabaye abona award nk'uko n'ubundi habaye ibisate bimwe na bimwe bigenda bibonwa ama award cyangwa se bitangirwa ama award. Niwe musobanuzi wakoze cyane, witanze cyane, wagerageje gutanga ibintu byinshi ku rwego rwe ndetse akoresheje n'imbaraga ziwe. Abenshi bibwiraga wenda ko ari Rocky Kimomo. Rocky Kimomo si cyane, kuko Rocky Kimomo yakoze season 16 nizo zarangiye gusa. So rero navuga ngo muri uyu mwaka wa 2025 abantu barakoze cyane, abasobanuzi barakoze cyane, baritanze. Hari na wenda ntagiye mvuga ibyabo, ntagiye mvuga ibyo bagiye bageraho bitoye n'impamvu nk'abangaba nagiye mpa shout out cyane ko ibintu byabo bigoye kuba wamenya ngo bakoze ibi nibi byagenze gutya na gutya, cyane ko abenshi ari n'abashyashya. So rero biragoye cyane, ariko ku kijyanye n'abasobanuzi ibyo bakoze muri mwaka wa 2025 abo gushimirwa, twaba dushimira umusobanuzi bita Bingo Kibiringanya. Ku mwanya wa kabiri tugashimira uwo bita Rocky Kimomo. So rero reka mashimire abakunzi ba Vale Plus nibugejeje kano kanya uri kureba ikiganiro, ndagushimiye. Inkunga yawe ni ya danje, kandi nizere ko n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Ni Vale Plus, uyu ni Dani Wampango nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.